nura n'umuntu uri gusebya uri kuvuga Imana uri kuvuga ibintu by'Imana uzamuhungire kure kuko uyu muntu abari kwicukurwa kandi atazivanamo. Umuntu wese uvuga Imana nabi umwuka w'Imana yambwiye ngo ari kwicukurwa kandi atazivanamo. Hari ibintu bitanu biranga umuntu uvuga Imana nabi. Cyambere, umuntu uvuga Imana nabi yanga abantu basenga, yanga umuntu usenga, yanga abantu nyine abantu bubaha izina ry'Imana arabanga. Kuko Imana tuyibonera mu bantu, ntabwo tuyibonera mu biti. Imana ntabwo tuzibona imanuka. Oya. Nuwumva umuntu ari kwanga abantu basenga, abavuga nabi, abasebya, muhungire kure kuko urwo bari kwicukura nta muntu uzaramuvanamo. Nura n'umuntu uri gusebya uri kuvuga Imana uri kuvuga ibintu by'Imana uzamuhungire kure kuko uyu muntu abari kwicukurwa kandi atazivanamo. Umuntu wese uvuga Imana nabi umwuka w'Imana yambwiye ngo ari kwicukurwa kandi atazivanamo. Hari ibintu bitanu biranga umuntu uvuga Imana nabi. Cyambere, umuntu uvuga Imana nabi yanga abantu basenga, yanga umuntu usenga, yanga abantu nyine abantu bubaha izina ry'Imana arabanga. Kuko Imana tuyibonera mu bantu, ntabwo tuyibonera mu biti. Imana ntabwo tuzibona imanuka. Oya. Nuwumva umuntu ari kwanga abantu basenga, abavuga nabi, abasebya, muhungire kure kuko urwo bari kwicukura nta muntu uzaramuvanamo. Abantu bari kuririmba ari amarushanwa. Ubusanga abantu bahanganye mu makorari ukagira ngo ni amakipe na Pay na Sport. Nizo nyambo nazihangana kandi bo bakora amafaranga. No mu matoro sigasanga bisigaye birimo. Sikebiri mugasanga abantu barahanganye, amavuta y'Imana yaragiye, ubwiza bw'Imana bwaragiye, hasigara guhangana, nta mwuka wera, nta bihe byiza, nta gusenga, nta kuzura umwuka wera. Reka ibintu byarakamutse abantu batunze bari kurwana ishyaka ry'umubiri. Nutunga umutima w'urukundo uzabanza ukunde Kristo wapfiriye itorero. Yemwe torero, dore ikintu gikomeye Satani ari kwiba mu itorero ni ugusenga. Masengesho ntibayavuga barayakora. 2025 abantu bakwiye gusenga. Masengesho, gusenga bituma ingumba zibyara, gusenga bituma abantu bakira ibikomere, gusenga bituma abantu bagira imbabazi, gusenga ni fondasiyo ya byose. Twongeye kubaha ikaze mwese nshuti abadukurikiye, abari mu gihugu cyacu ndetse n'abari ku migabane itandukanye y'isi, mwese tubahaye ikaze. Uyu ni wa mwanya w'ijambo ry'Imana, kandi turabashimiye mwese abantu tubana buri munsi mu mwanya w'ijambo ry'Imana, mu mwanya wo kuramya no guhimbaza. Murabizi ko abantu mukurikira umuyoboro wacu wa YouTube channel Gusengerwa dukunda gucisha ijambo ry'Imana ndetse n'ibihimbano by'umwuka wera, kuramya no guhimbaza. Kandi ndabarekera gukurikirana kabisa ibihimbano bihari, makorasi. Mwese bahaye ikaze, mugubwe neza mu izina rya Yesu. Kwa w'iyuma turi kumwe na Diodoni, Imana imuhe umugisha mu izina rya Yesu. Turabashimiye kandi mwese umuryango mugara Gusengerwa mwese, ntago nzora kutubashimira kuko Imana yarakwimanye kuba washije kudukurikira. Nuko Imana yakwimanye ukabugeje uyu munsi ugihumeka, kugeje uyu munsi ukiriho, nishimwe rikomeye cyane. Reka tangiye dusenga Imana, kandi ndakurarikira kugira ngo ubane natwe muri kano kanya. Hari ikintu wasobanukirwa, hari makuru wamenya, kuko nabwiye ngo kumva bitera kumenya, kutumva bitera kushishwa. No kuvuga ngo ndaguhaye ikaze ngo ugerageze ugira icyo uvanamo, icyumuka Imana yatuzi yaduhaye tugisangire, twicane kugira ngo umwami Yesu tugaburire. Mana mu izina rya Yesu Kristo tugushimiye imbaraga zawe zikomeye, tugushimiye umugambo mwiza, tugushimiye kuri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware, uri Imana ishobora byose. Uyu mwanya reka umuntu wese dukurikiye ahure nawe
buri muntu wese amenye icyatuma umukiza ibimwirukankaho, icyatuma umuhindura ubuzima, icyatuma umwishimira kurushaho, icyatuma umurinda kurushaho, icyatuma umukiza abanzi kurushaho. Buri muntu wese ndasenze ngo umuhe gusobanukirwa no kumenya icyatuma mwami umwimana kurushaho. Ndasengeye umugabo, ndasengeye umukobwa, ndasengeye umusore, ndasengeye umuntu wese ukunda kudukurikira, ukurikira gusengerwa wese, ngo ukomeze kumuhisha mu mababa yawe, ukomeze kumwimana, ndetse nubashe kutwumva aka kanya umwishimire kandi ubuhore ibyamuboshye. Umukiza agasuzuguro k'abadayimoni, umuremere ibyishimo kandi umuremere umunsi mwiza, kuko amaze igihe ari ku munsi mubi. Ubusimbuze umunsi mwiza mwami. Tugushimiye kuri Imana kumwe natwe muri byose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Turashima Imana ko Imana ari nziza kandi Imana ishobora byose. Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubutware kandi Imana ifite ubushobozi. Imana yacu ni Imana yo kubahwa, ni Imana yo kwiringirwa. Iyo wayiringiye ntigukoze isoni. Turasoma ijambo ry'Imana riri muri Zaburi ya 86, turasoma ku murongo waho wa 17, kandi ndazi ko muraza gufashwa. Reka dusome. Haranditse ngo unyereke ikimenyetso cy'ibyiza, kugira ngo abanyanga bakirebe bamware, kuko wowe Uwiteka unabaye ukamara umubabaro. Turashaka kuvuga ku bintu birindwi, ibintu birindwi wakorera Imana bigatera Imana guhaguruka mu kibazo cyawe. Ibintu birindwi ntabwo burya Imana ipfa guhaguruka gusa ngo ihaguruke, oya, hari ibintu ugomba kuba wujuje. Iyo utabyujuje utinda mu kibuga. Hari n'umuntu usazira mu kibuga nta kintu abonye, cyangwa se ugasazira mu rusengero, cyangwa se ugasaza Imana yizi ariko utarigeze ubona ibyishimo byayo, itarigeze kuremera ibyishimo, itarigeze ikwereka ikimenyetso. Ntabwo ari umuntu wese Imana ipfa kwereka ikimenyetso, oya. Hari ibintu birindwi ugomba kuba wujuje bitera Imana guhaguruka igatabara umuntu wayo. Abantu bose ni ab'Imana kuko n'Imana yabaremye, ariko hari abantu bayo b'inshuti zayo, abantu b'inshuti z'Imana, abantu Imana izirikana. Ndaguha ikaze kugira ngo tuganire, kandi muri ruhishurirwa nagize rigiraho rikuvana, rigiraho rigushyitsa. Hari abantu bigisha basomye ibitabo byinshi, ni byiza, natwe tuba twasomye, ariko ngewe ndushaho gufata umwanya nkasenga, nkumva icyo umwuka w'Imana ama, icyo ampaye nicyo nkuzanira. Iyo numvishije ari icyo kuvuga ndakivuga, kuko ibintu byose Imana iha umukozi w'Imana ntabwo ariko byose bitangazwa. Hari n'ibyo Imana iguha ari ukubisengera ku giti cyawe, hakaba n'ibyo Imana iguha ari byo gutangaza ngo bigire abantu akamaro. Ntabwo ibintu byose burya Imana iha umukozi w'Imana bijya ku karubanda, oya. Ibyo nonzanye birindwi ni ibintu byakugirira akamaro ufashe umwanya ukabyumva. Ushobora kuba usanzwe ubizi ariko utaruzi uburemere bwabyo, utaruzi uburemere bwabyo. Hari ukuntu umuntu aba asanzwe amakuru yumva, ariko utazi imbaraga z'ibyo bintu, utazi imbaraga zabyo. Ni ibintu birindwi nkuzaniye ushobora kuba wujuje cyangwa ushobora gushakisha, bigatera Imana guhaguruka ikagutabara, ukitwa umwana wayo, ikagutabara, ikagukiza abagome, ikagukura mu kibazo, ikakwicaza mu gisubizo. Kandi naho waba uri mu itanura ry'umuriro rimeze gute, iyo ubyujuje ntibura ahantu ica igutabare. Naho yatinda kugutabara, haba hari ibimenyetso by'uko izahindura amateka yawe kugutabara,
kuko hari igihe ikwigisha igatindaho ariko izagutabara. Amen. Iri ni hishurirwa umwuka w'Imana yampaye ngo nkuzanire uyu mwaka urigenderemo. Ikintu cya mbere umwuka w'Imana yambwiye ukwiye gukorera Imana, ukwiye kuba wujuje, ufite, ukwiye kuba wasevinze umutima wawe, ni umutima utinya icyaha. Iki cyumve neza. Ni ukuba utunze, icya mbere ugomba kuba utunze cyahagurutse Imana ikagutabara mu kibazo. Ni ukuba utunze, icya mbere ni ukuba utunze umutima utinya icyaha. Abantu batunze imitima ariko idatinya icyaha, kuko abantu bose bafite imitima. Ni ukuba utunze umutima utinya icyaha. Iki Kinyarwanda ni gishya ariko ugifate nyine, ukifate. Kuba utunze umutima utinya icyaha bitandukanye no kuba uri umwadeperi, uri umushumba cyangwa se uri umudiyakoni cyangwa se uri umubishopu ufite itorero. Ushaka kuba urifite ariko udatunze umutima utinya icyaha. Ibyo mutumye bitandukanye. Ibyo ngibyo ntibyahagurutse Imana. Kuba umaze igihe mu itorero ntibyahagurutse Imana. Kuba wararembye cyane ntibyahagurutse Imana. Kuba waravutse uri umwana w'umushumba ntibyahagurutse Imana. Icyambere gihagurutse Imana ni ukuba utunze umutima utinya icyaha. Nusanga utawutunze, uko najya mvuga ujya wandika ariko unatekereza. Nusanga utawutunze, uhita usaba Imana ngo ndifuza gutunga umutima utinya icyaha. Wibaza impamvu umuntu ajya mu rusengero akiba, umuntu akajya mu rusengero agasambana, umuntu akajya mu rusengero akaroga, umuntu akajya mu rusengero. Ese umuntu yakenera serivisi imbere y'Imana? Nkuzaniye amakuru. Umwuka w'Imana yambwiye nkubaze ngo wakenera serivisi imbere y'Imana? Uri mu bantu babwira Imana ngo nyereka ikimenyetso? Wowe se umutima wawe wayeretse ni uwuhe? Umutima wereka Imana ni uwuhe? Kuba utunze umutima utinya icyaha biguhesha kugira igitinyiro uhabwa n'Uwiteka udahabwa n'abantu. Iki gitinyiro abarozi baragitinya, n'ikuzimu bakagitinya. Mbese umuntu ufite igitinyiro aratinya, abantu bakamutinya kandi ntacyo asanzwe. Iki ngiki ugitekerezo wibaza ngo ariko se afite umutima utinya icyaha. Ko nyine ikimenyetso cy'ibyiza n'ibintu birindwi. Ko nyine ikimenyetso umuntu wese muri uyu mwaka umwuka w'Imana yambwiye ngo akeneye ikimenyetso cy'ibyiza. Muri ikimenyetso cy'ibyiza ntabwo ari amakuru umvushe n'amakuru, ni ikintu wahawe mu buryo bw'umwuka ukacyakira kandi cyiza, ukavuga ati ubuzima bwanjye burahindutse. Ariko urinde ukubwira Imana ngo nyereka ikimenyetso. Uyu mutima urawutunze? Aya ni amakuru nkuzaniye. Mwami Yesu yamwe ngo nyakuzanire, wibaze ngo ni gute uyu mwaka ikintu ukwiye kwitondera mu buzima bwawe. Ukwiye kwitondera guhubuka ugatunga umutima utinya icyaha. Uyu mwaka turimo 2025 ukwiye gusaba Imana ikaguha umutima utinya icyaha. Kuko abantu benshi bari mu nsengero ariko ntibatinya icyaha. Ntibatinya kunegurana, ntibatinya gutukana, ntibatinya kwiba, ntibatinya kugambanyana, abantu benshi uzasanga ari abakristo ariko ntibatinya no gutuka Imana. Ntibatunze umutima utinya Imana. Iyo udatunze umutima utinya Imana, Imana igukuraho amaboko, ikwibagirwa kandi uriho. Irakwibagirwa ikakubona nk'umuntu wapfuye kandi ugenda. Bibiliya niko ivuga.
igihe cyose uzabaho utinya udafite umutima utinya icyaha, uzamenye ngo nta ngingo ufite ikurengera mu by'umwuka. Uzarengerwa n'iki? Uzanywa nyine n'amanyanga ya, kandi amanyanga ibyo ukora bimara igihe ariko bikazajya hanze. Ndakwifuriza kugira umutima utinya icyaha. Ibi bintu birindwi ni bigari ku buryo kimwe ushaka kukigishaho umunsi wose. Twavuga umuntu utunze umutima utinya icyaha uko ameze, uko yitwara. Umuntu ufite umutima utinya icyaha ntabwo bigombera ngo naho abapasi batamureba, naho umugabo atakureba, naho umudamu atakureba, mbese kuba utunze umutima utinya icyaha uba uzi neza ko ijisho ry'Imana rikuru kurusha uko abantu bakubona. Ariko dufite abantu bakizwa bageze mu rusengero gusa, bamabonesha, bashaka gukizwa aruko bashaka kwereka ko bageze mu materaniro, ariko bagera hanze bakabiyogoza. Baza mu materaniro bafite n'amarandevu y'ibyaha. Tunga umutima utinya icyaha muri 2025. Icya kabiri ni ukuba ukunda Imana kurusha abantu. Ndasubiramo. Icya kabiri ni ukuba ukunda Imana kurusha abantu. Gukunda Imana ni iki? Buriya nuba mu buzima bwo gupfobya Imana, uzamenye kuri kwicukura urwobo kandi nta muntu uzarukuvanamo. Mbasi nunahura n'abantu bavuga Imana nabi, uzabahungire kuri. Nura n'umuntu uri gusebya, uri kuvuga Imana nabi, uri kuvuga ibintu by'Imana, uzamuhungire kure, kuko uyu muntu abari kwicukura urwobo kandi atazivanamo. Umuntu wese uvuga Imana nabi, umwuka w'Imana yambwiye ngo ari kwicukura urwobo kandi atazivanamo. Hari ibintu bitanu biranga umuntu uvuga Imana nabi. Cyambere, umuntu uvuga Imana nabi yanga abantu basenga, yanga umuntu usenga, yanga abantu bavuga nyine abantu bubaha izina ry'Imana arabanga. Kuko Imana tuyibonera mu bantu, ntabwo tuyibonera mu biti. Imana ntabwo tuyibona imanuka. Oya. Nuwumva umuntu ari kwanga abantu basenga, abavuga nabi, abasebya, muhungire kure, kuko urwo bari kwicukura nta muntu uzarumuvanamo. Iyo ni message yawe. Nubaho uri umuntu ukunda Imana neza, uri umuntu ukunda Imana. Icyambere ni ugutunga umutima utinya icyaha. Urumva kirimo bibiri. Kuva ukirinda kuba mu byaha ugatunga umutima utinya icyaha. Icya kabiri, ukava mu cyiciro cy'abavuga Imana nabi ukavuga Imana neza. Bizatera Imana guhaguruka ikurwanira gukiza abanzi utanabazi. Haleluya. Bizatera Imana kukwimana abantu bari bazi kugiye gusema. Bizatera Imana kugushakira ikimenyetso cy'ibyiza abantu bari bazi ko nta nzira ihari n'iwanyu na bene wanyu bose ari abakene. Imana izagushakira inzira. Sohoka mu kigare cy'abamaze kurengwa bari gutuka Imana, wowe uyivuge neza. Unyereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abanyanga bakirebe bamware, kuko wowe Uwiteka unabaye ukamara umubabaro. Uyu ni umuntu uza agaciro. Nabaho ese hari umuntu watinyuka gutuka umwami cyangwa gutuka umuyobozi w'igihugu bikamugwa neza? Hari umuntu watinyuka gutuka na gitifu w'akagari kamugwa neza? Ntabwo byakugwa neza, ntibyakugwa neza. Ubu uri kwikungura. Noneho ibaza umuntu ushobora gutinyuka arenzwe akavuga Imana nabi, agatuka Imana nabi.
umwuka w'Imana yambwiye ngo uri kwicukura urwobo batazakuvanamo, nta muntu n'umwe uba uzakuvanamo. 2025 nimba ukeneye ko ahazaza haba heza, kunda Imana, uvuga Imana neza, uyikundisha umutima wawe, uyikundishe n'abatayizi, uyikundishe n'abayanze, uyikundishe n'abayigaye. Ahazaza hawe hazaba heza n'abagukomokaho. Ijuru rizakwereka ikimenyetso, kandi ikimenyetso ijuru rizakwereka kizaba kirenze icyo wowe uri gusaba. Iyi ni message nakuzaniye. Ndabwira abagabo, ndabwira ababyeyi, ndabwira abasore, ndabwira umuntu wese umurengura agatsindwa, ntukarengwe ngo usambe uvuga Imana nabi. Nguwo umuvumo, ngibyo ibyago, nguwo umuruho udasengerwa, ngibyo ibyago bidasengerwa, nguwo umuvumo udasengerwa. Nta abahanuzi bose n'ababishop bose ntibagusengera. Imana uri kuyivuga nabi ni umuvumo uturuka mu ijuru ukakuzaho, ntumenye igihe waziye. Ibyo ni bibiri. Ariko nubona umuntu wese uri kuvuga Imana neza, numubona, reka mbwira umuntu wese nkurikiye hano kuri gusenga rwa, waba uri muri Amerika, waba uri mu Bwongereza, waba uri Burayi, waba uri mu Rwanda, aho uherereye, waba uri mu cyaro, waba uri Gikongoro, waba uri mu Ruhengeri, waba uri mu Bugarama, ahantu waba uri hose, nimba uvuga Imana neza uzatungurana. Uzatungurana. Nimba uri umuntu uvuga Imana neza uzatungurana. Naho waba uri umunyantege nkeya, ari ukaba uyivuga neza, izagukurikirana. Igihe kizagera amateka yawe ahinduke. Kamusubiremo. Naho waba uri umunyantege nkeya, ukaba utari wajya n'umutima utunga icyaha, ukaba utari wanawugira, ari ukaba uri wa muntu ugwagwana umeze nka Dawidi, ukaba uri mu gwagwana, ukavuga Imana neza, isaha y'Imana izagera utungurane, kuzana ubutumwa bukomeye. Ntukarengwe ukina ku budakinishwa. Ibyo kusa ntuzarekore. Ntukarengwe ukina ku budakinishwa. Umwuka w'Imana mwe ibyo ntukabikinishe, kubera ko Umuremyi wawe agutungiye inzara, agutungiye amagufa, agutungiye amaraso, agutungiye umwuka, agutungiye ibirenge, agutungiye ahazaza, akutunze usinziriye, akuzanira ibitotsi, akurindiye ubwongo, akurindiye imisokoro, akurindiye ibihaha, akurindiye amaso. Ibintu byose utunze, Umuremyi wawe niwe shoferi wabyo. Ukwiye gukunda Imana neza, ukayikundisha umutima wawe, hanyuma ikakwemereza abanzi, abagucukura urwobo n'abakuvuga nabi bazagushaka bakubure. Izagenda ibereka ikimenyetso cy'uko mwagendanye. Ibintu bidakinishwa ni ugukina wanga Imana uyivuga nabi. Umwuka wera yantumye nkubwire ngo nusanga aho bari kuvuga Imana nabi, ubwo nituvuga Imana, ni Imana n'umwana n'umwuka wera, ugasanga bari kwivuga nabi barenzwe, uzabahungire kure, kuko n'urwobo wicukurira utazavamo. Icya gatatu, umwuka w'Imana yambwiye nkubwire ngo mu bintu ukwiye gutunga mu buzima bwawe, ukwiye kubwira Imana ngo mu mutima w'urukundo. Iki kintu kirakomeye. Nimba ukeneye ko Imana ikwereka ikimenyetso cy'ibyiza, banza umenye ngo ibyiza ndi gusaba bizamarira iki abantu. Umwuka w'Imana yamenye ngo umuntu wese utagira urukundo, wikanyiza utuntu twe twose wihambiraho, azapfaganya. Nta kintu azigera abona, ngo ntazigera anyurwa. Umuntu ugira umutima w'urukundo, n'aya mazi makeya aramunyura kandi ayasangira n'abandi.
birakomeye ariko ni byiza nubiha umwanya birakugira akamaro. navuze Imana ufashe sinze murabizi ko najya mvuga cyane, navuze Imana ufashe mbivuge gahoro nko kumuka Imana yabinzaniye. na dodo ni najya ko nujubona ngiye kuzamuka kujugira gushati kuzamutse kandi ikuzamutse, kuko hari abantu batumva, abantu bawe bavuga cyane batabyumva. Umuntu wese utunze umutima utaba mu rukundo, umutima ukabamo ubugome, ukabamo uburyarya, wifuriza ibibi abandi, wifuriza ko bapfa, wifuza ko baruha, wifuza ko bakenyuka, nta mutima w'urukundo ugiye, utagira umuntu ufasha, utagira umuntu ugira imbabazi, utagira umuntu usura, utagira umuntu uvuga nabi. Wabona umuntu Imana imuzamuye ugahonda agatoki, wabona umuntu abonye akazi ugahonda agatoki, wabona umuntu abyaye ugashaka uburyo umuroga wawe, ukaba utunze umutima w'ubugome. Nta gihe ufite kuri iyi si, nta gihe ufite. Nubwo ugenda ari kugenda muri iyi si, Satani ari kuyoboye. Hari abantu bagenda kuri iyi si ariko bararangiye, bakamera nka Sawuli. Sawuli yaciye ku ngoma arakomeza arayobora kandi yaraciweho, yaravuyeho. Niba ufite umutima w'ubugome, udakunda impfubyi, udakunda abapfakazi, udakunda ikiza cya mugenzi wawe, uhorana ishyari, ukaba ufite uwo mutima, umwuka w'Imana yambwiye ngo uyu mwaka bizakubera nabi. Umva, dore umuntu ukenewe umwuka w'Imana yambwiye ni umuntu ufite umutima w'urukundo. Umuntu ufite umutima w'urukundo, ubundi urukundo ni iki? Urukundo ni umuntu unyurwa ibikeya abonye akishimira kubisangira n'abandi, kandi akishimira ibyiza by'abandi. Uwo muntu aba afite umutima w'urukundo. Rimwe na rimwe hari n'igihe abantu bamubona ibyo akoze bakumva ko ari kugira ubwibone, kuko umuntu ufite umutima w'urukundo uratanga. Iyo utanze igihe navuga ati ararenzwe, ari kurata ko yakize. Wagira umuntu ufasha ati ararenzwe, ariko umuntu ufite umutima w'urukundo, umwuka w'Imana yambwiye ngo bimwe mu bintu bituma umuntu arama harimo urukundo. Iyo ufite umutima w'urukundo, wowe ubwawe uba uri igishoro cy'Imana. Imana ubwayo igenda igucuruza hano mu isi. Imana ishimwe. Kuba ufite umutima w'urukundo byonyine wowe bituma Imana iguhagararaho, ikakurinda gupfa uhagaze, ikakurinda no gupfa ngo bashyireho itaka. Umuntu ugira umutima w'urukundo ntabwo apfa ahagaze. Hari ibintu Imana imurinda. Cyambere, Imana imurinda gupfa ahagaze. Kubera iki? Umutima w'urukundo afite umuzanira inshuti nziza. Za nshuti nziza zikamubera umuyoboro mwiza Imana icishamwo umugisha we. Umuntu ugira umutima mubi apfa ahagaze kuko abantu bamuhungira kure. Nta n'umuntu wifuza kugendana nawe, uko umuntu avuga ati kugendana n'uyu muntu byanyicira izina. Ariko umuntu ufite umutima w'urukundo, abantu benshi bifuza kubana nawe. Umwuka w'Imana yambwiye nkubwire ngo urimo urasenga ngo ukeneye ngo Imana iguhe ikimenyetso ngo cy'ibyiza, ngo rere ngo ikimenyetso cy'ibyiza. Iraguha ikimenyetso cy'ibyiza utunze umutima w'urukundo cyangwa utunze umutima w'urwangano. Abantu bakeneye ikimenyetso cy'ibyiza, ariko urinde ukeneye ikimenyetso cy'ibyiza. Message Uwiteka yampaye yaba nkubaze ngo ukeneye ikimenyetso cy'ibyiza kuko uragikeneye. None se uri mu bantu bagikeneye kuko Imana yagicisha heze. Ni uniform kurari ziguze urarakara,
ukina ikimenyetso cy'ibyiza gute? Bakundwa bene data, ubutumwa no bwawe. 2025 Uwiteka akeneye kugira umutima w'urukundo, utunga umutima w'urukundo. Mu butunzi butagaragara buyoboye isi harimo no kugira umutima w'urukundo. Ntacyo na kimwe umuntu arekura adafite umutima w'urukundo, nta n'icyo uzageraho udafite umutima w'urukundo. Kugira umutima w'urukundo ni isoko y'iterambere mu buzima bw'umuntu, ariko kugira umutima w'urwango ni isoko y'urupfu mu buzima bwawe. Uzahitamo icyo ushaka. Amakuru namenye nuko nugira umutima w'urukundo ni isoko y'iterambere. Imana icishamwo amuyoboro w'amakuru meza, icishamwo inshuti nziza yaranzwe n'abantu benshi mw'isi, guhera ku batubanjirije n'ubuzima turimo. Kristo yaradukunze, niwe mustari wa mbere wabayeho. Imana yaradukunze iduha umwana wayo. Umwana wayo nawe aradukunda, yemera kwitanga, yemera kubambwa, yemera. Niwe muntu wa mbere uvugwa ku isi hose. Umuntu wese agize umutima w'urukundo, Tabita yagize umutima w'urukundo aravugwa. Umuntu wese agize umutima w'urukundo mu byanditswe byera ni umuntu udasanzwe. Ndifuza buri muntu wese ngo agire umutima w'urukundo mu bino bihe. Dore impamvu ko uyu mutima w'urukundo, ibyo wasambiye byose uzabyirundaho, ariko igihe kizagera upfe ubisige. Ibyo wasangiye n'abandi n'abana bawe nugenda bazabazirikana, n'abagukomokaho bazabazirikana, ariko ibyo wasambiye ugahisha wenyine ukagumana wenyine, iyo upfuye bigumaho. Umuntu wese uvugwa neza si uriho gusa n'utariho bavuga ibigwi bye. Kuki abantu bavuga ibigwi by'umuntu? Ni umutima w'urukundo yari afite w'ubugwaneza. Kugira neza k'umuntu bitera gutuma amateka yatibagirana, ariko kugira nabi k'umuntu bitera gutuma navuga ngo Imana izakwire ntukamere nka kwa kanaka. Ndetse n'inzira ijya iwawe hari ubwo abantu bayihindura bitewe n'uko bakuze. Imana izakurinde ntukabe gutyo. Umuntu ugira umutima w'urukundo amateka ye ntiyibagirana. Niwe muntu wa mbere wifashishwa mu isi hose. Niwe muntu wa mbere muri society ukenerwa. Niwe muntu wa mbere mu itorero ukenerwa. Niwe muntu wa mbere ukenerwa mu gihugu. Niwe muntu ukenerwa ahantu hose. Kandi uyu muntu ugira umutima w'urukundo niwe muntu wa mbere abantu baruhukiraho, kubera ko urukundo rwe Imana irubikamo gukiza n'ibikomere. Ntushobora gukiza umuntu igikomere ngo udafite umutima w'urukundo. Ntabwo Imana yaguha ingabire yo gukiza umuntu ibikomere udafite umutima w'urukundo, ntibishoboka. Umuntu yagiye gusura abarwayi barwaye ibisebe hanze, ni inshuti yanjye n'umuntu ageze yasanga ibisebe ni hatari, hari nk'abantu afite ibisebe binuka, atanga ati berananuka. Atasha afatwa n'agaheri narwara ikirenze ibyo bafwaye. Agiye gusenga umukeba ngo najya ngo nawumve. Undajyayo agezeyo arabuhagira, ajya gushaka imiti, arabagaburira. Kuva imyaka myinshi ariyo n'ubakura muri aho hantu ntararwara igisebe, ntarinuba, atunze umutima w'urukundo. Yabonye nk'umugisha mwinshi cyane, n'uwatarabona azawubona. Iyo umuntu afite umutima w'urukundo ntabone nese agira. Yemwe mwari muzi ko umwenda turi nk'Imana ari urukundo. Umwenda dufitiye Imana ni urukundo. Uyu munsi urebye inzangano ziri mu nsengero, urebye inzangano ziri muri society, urebye ubugambane buhari, urebye urwango ruri mu isi, urebye ubwicanyi buri mu isi, urebye uburozi buri mu isi, urebye uburyo abantu bangana, urebye uburyo abana bangana ba nyina, urebye uburyo ababyeyi banga abana babo, urebye uburyo abavandimwe bangana, urebye uburyo abantu bategana ibicu, wakibaza ngo urukundo rwagiye. Urebye uburyo isi igiye kurimburwa n'iki? Igiye kurimburwa n'urwango.
ahantu hambere satani yafashe icyicaro akarambya, ahantu hambere satani yambuye abantu benshi satani yabambuye ahari icyicaro cy'urukundo yahasize icyicaro cy'urwango. Uyu munsi iyo umuntu musengana agize ikibazo, aho kugira ngo usenge urashfeta ukanishima. Nigeze nkora gisida ni ibintu byabaye. Umwe mu bantu dusengana ahita yandika ku rubuga ahantu aravuga ngo Herode, ahita nyita Herode. Ya papa, umwe mu bantu twasenganye ati Herode yakoze agasida kubera ishyari. Baramaza Herode nindi nose baresenze Herode gute? Urumva dodo, iyo abantu badatunze umutima w'urukundo bagira ubugome bwo mu mutima. Ubu ngubu abantu benshi, abana bakiri bato ntibazamenya Imana. Abantu benshi, abantu bakijyana abana gusenga kubera iki? Kubera ko isengero nyinshi nta mutima w'urukundo urimo. Munabata aragese aravana iki? Urukundo rwarakamye. Dore ikintu Imana ikeneye 2025, Imana ikeneye ko abantu batunga umutima w'urukundo. Muve mu bintu by'ibigare, ibintu by'amadini, ibintu byo kubabesha. Muvemo abantu mutunga umutima w'urukundo. Hari ibintu abantu batubeshe. Gasanga umuntu barakubeshe, wiboneye fiance ngo ari umuntu wo muri radini, ngo nimuzashobokana, ngo nimuzakundana. Ubukubwira gutyo ni indyarya, nta tuzi umutima w'urukundo. Ntaho bihuriye n'agakiza. Idini naho riho n'agakiza, ntaho rihura no gushaka, ntaho bihuriye. Mperwa kwakira umuntu muryango ga wahagurutse ntabwo kuko mu gushaka ngumwana wo mu idini ryacu. Idini mwiju nta dini riyo, hazajya yitoraza yo munukijwe. Ujyanye fiance wa mbere baramwanze, ujyanye wa kabiri baramwanze, ujyanye wa gatatu baramwanze, usazi iwanyu ngwidini. Iyo abantu badatunze umutima w'urukundo banga n'amadini basengeramo. Banyiri madini barigaramiye, bari kurya, bari kugubwa neza, bari kwaka ama etage, bari kwema amave witi nawe uri gusazira iwanyu ngo wanze ngo gushaka ngurinde wo mwidini. Abo bakubwira gutyo ntago batunze umutima w'urukundo. Kuko atunze umutima w'urukundo yareba imyaka umaze kugira, akareba akavati muri 45 azafite abana bazabiga gute. Kuko hari umuririmbyi ndirimba nasanze yatuze umutima w'urukundo, avuga ngo buri muntu wese mu itorero abo wejejwe muri ryo. Buri muntu mu itorero abo wejejwe. Uyu muririmbyi uzamuririmbe wumve, yari afite umutima w'urukundo. Ariko amatorero ya kino gihe niko ameze, ntago ariko ameze. Ni nayo mpamvu ubona byabaye ibibazo. Bimwe mu bintu bihangayikishije isi n'amatorero arimo, kuko nta Imana bari kuyimura bagashyiramo ibindi bintu, gashyiramo guhuha, gutekinika, aho atashatse amavuta y'Imana ngo bashaka umwuka wera. Bangakoresha ibitangaza, bakoresheje imbabura. Mwuka wera yarigendeye, bamwe barakoresha imbabura agatwika abantu, abandi bakarisha abantu ibyatsi, abandi bakesikora, abandi bakabesha, abandi bagafata ibitambaro bagashyamo izindi mbaraga. Kuko ibiriya bintu byose nta mutima w'urukundo urimo. Kuko umutima w'urukundo urimo umuntu yakibaza ngo abangiye kubikorera n'abantu. Iyo utunze umutima w'urukundo ushaka amavuta y'Imana, kandi impano z'Imana ziriho. Iyo umuntu yatakaje umutima w'urukundo ntagira n'umuhate wo gusaba Imana ngo imuhe umwuka wera.
hari abantu kubera Kristo hari ibintu bagiye bareka bakabireka kubera Kristo, kubera umwuka wera, kubera Kristo. Tunze umutima w'urukundo, umwuka wera atura muri wowe. Umwenda dufite umwenda dufite ni ugutunga umutima w'urukundo. Uyu munsi kubera nta rukundo ruri no mu matorero, ubu ngubu abantu barateka n'ibyo kurya kwakira abashyitsi, bamwe ntibakibirya kubera nta mutima w'urukundo uhari, kavuga ati batashiriramo. Abantu batunze hamuka no mu itorero, kandi mu itorero nta bantu baruhukiraga kubera ko nta mutima w'urukundo uhari. Abantu bari kuririmba ari amarushanwa, ubu usanga abantu bahanganye mu makorari ukagira ngo ni amakipe na pay na resiporo, nizo njye mbona zihangana kandi bo bakora amafaranga. No mu matorero bisigaye birimo, ugasanga abantu barahanganye, amavuta y'Imana yaragiye, ubwiza bw'Imana bwaragiye, hasigara guhangana, nta mwuka wera, nta bihe byiza, nta gusenga, nta kuzura umwuka wera. Reka ibintu byarakamutse, abantu batunze bari kurwana ishyaka ry'umubiri. Nutunga umutima w'urukundo, uzabanza ukunde Kristo wapfiriye itorero, uzabanza ukunde Imana, ukunde na Kristo. Nukunda Kristo uzasaba umwuka wera, umwuka wera naza uzaririmba gakorase kamwe, abantu bazarira. Uzafata akantu gatoya, abantu bazafashwa. Uyu munsi ntago abantu bagifashwa, barafana. Kuko n'abantu baririmbaga, abantu bakuzura umwuka wera, ugasanga ni nk'umurabyo uciye mu rusengero, ugasanga abantu buzuye umwuka wera. Ibyaragiye, abantu gufana. Habuze iki? Habuze umutima w'urukundo. Kuzana message 2025, nimba ukeneye kuwiteka kwereka ikimenyetso cy'ibyiza, kandi akakikwereka abagucukura inzo bahari, akakikwereka abakugambanira bahari, akakikwereka n'iminsi mibi nayo ihari, dore ko iminsi mibi yuzuye, nuko utunga umutima w'urukundo. Nimba ukeneye ko muri uyu mwaka ubone ikimenyetso cy'ibyiza, haranira gutunga umutima w'urukundo. Kandi kugira ngo ubishoboye ntago ari ibintu bikomeye, ni ukugira amahitamo meza gusa, ukamenya ngo ngiye kwiyemeza ngira umutima w'urukundo. Ubanze unyurwe n'utwo ufite, unyurwe naho ugeze, wemere ko Kristo ntabwo aza mu bugome, azaza mu mutima wawe uri mu rukundo. Kristo ntabwo azakubera umushyitsi mu rugo rwawe cyangwa mu bana bawe cyangwa mu kazi kawe hari mu rwango, ntibizashoboka. Azakubera umushyitsi wagize umutima w'urukundo. Umwami Yesu Kristo ntabwo azakubohora ufite umutima w'urwango, azakubohora ufite umutima w'urukundo. Nibwo azaza ture muri wowe. Umwami Yesu ntabwo azagukiza ibikomere udafite umutima w'urukundo, azagukiza umutima, azagukiza ibikomere ari uko utunze umutima w'urukundo. Uyu munsi hari abantu utakivugisha kandi ngo urajya mu ijuru, hari abantu utagiye umukono ngo urajya mu ijuru. Ubu si Imana ivuze wagenda, kandi intebe y'umukristo ari urukundo, intebe tujyana mu ijuru ni urukundo. Ubwo Imana ivuze wajya mu ijuru. Nimba ukeneye ko uyu mwaka Uwiteka ahaguruka akakwereka ikimenyetso cy'ibyiza, utunga umutima w'urukundo. Icya kane, umwuka w'Imana yambwiye ngo mu buzima bwawe tunga umutima ufite imbabazi. Biraturanye, nabwiye ngo ni ibintu uzi ariko utajya uha agaciro. Nimba ukeneye ko Imana ikwereka ikimenyetso cy'ibyiza, banza babarira abanzi babatifuza kugera ku byiza. Tunga umutima ufite imbabazi. Abantu benshi muri bino bihe banje kubabarira abantu. Abantu benshi muri bino bihe banze kubabarira. Nta muntu mu buzima ubaho udakosa.
kandi hakosa umuntu ukora, udakora ntakosa, kuko ntiwakosa utakoze. Mu byo ukora nibyo bivamwe amakosa. Nimba ukeneye kugira ngo utazakosa ntuzakore, ariko nimba ukeneye gukora byanga byakunda ntuzabura agakosa ubwo ngana nako. Ukwiye gutunga umutima w'imbabazi, kuko uriya muntu waguhemukiye Satani yanezemo ikintu kugira ngo mwangane umutakaze. Bimwe mu bintu abantu batakaza bifite umumaro kurusha ibindi byose ku isi. Ikintu gifite umumaro ku isi gutakaza ku isi ni umuntu. Ntabwo ari imodoka watakaje, ni umuntu. Iyo abantu bakuvuyeho uba wabaye imfubyi mu buryo bwo mu mwuka, kuko Imana ica mu bantu. N'igitangaza Imana izaguha izagicisha mu bantu. Kuba imfubyi si ukubura ababyeyi, kuba imfubyi ni ukubutakaza n'abantu. Igihe cyose uzabona Satani agenda kwambura abantu, utababarira umuntu wese, usitayeho umwanga, usita ati nawe ndakumenye ndakuretse, nawe uzasigara abaye imfubyi. Kandi umunyarwanda cy'umugani ngo umutwe umwe wifashe ikira ibisazi wifasha gusara. Nkuzaniye amakuru 2025 nimba ukeneye ko Uwiteka ahindura ubuzima bwawe, akakuremera ikimenyetso cy'ibyiza. Irinde gutakaza inshuti yawe, irinde gutakaza abo wamenye, irinde gutakaza umuntu. Kunumutakaza kumubona bizakuvuna. Kandi kugira ngo utamutakaza, mubabarire. Yatinze kuguhamagara, mubabarire. Yakwiriyeho, mubabarire. Yarakuretse, mubabarire. Yarakujugunye, mubabarire. Yakurenzeho, mubabarire. Dore impamvu yo kumubabarira. Iyo umubabariye ukamubabarira agakomeza akakwanga, Imana ishakisha uburyo ikukorera ikintu gituma azagukenera. Vuga ngaho. Ndagasubiramo. Iyo wababariye umuntu, yaba ari umwanzi wawe, yaba arutagukunda ukamubabarira, Imana yo ihita ipanga umushinga ikagukorera ikintu gituma azagukenera. Umuntu nakubabarira, uzamenye ko akuremyeho intambara yo mu buryo bw'umwuka utazatsinda. Iyo ubabariye umwanzi wawe, umuteye bombi ikomeye yo mu buryo bw'umwuka atazigera atsinda. Iyo utababarira umuntu, uba wizanira intambara z'abadayimoni utazigera usenga ngo zikuve, kuko ufite urwango. Umuntu yafite urwango, abatuye hafi y'abazimu b'urwango, umwuka wera arigendera. Yamaze kwigendera, ubwiza bw'Imana bukubaho ugatakaza abantu, umwuka akagenda. Iyo utunze umutima w'imbabazi, lekose, iyo utunze umutima w'imbabazi, uwutunze, Imana iguha abantu, kandi abantu bakugira icyizere. Barava uriya muntu ni umunyembabazi, abantu bakugisha inama. 2, abarozi baragutinya. 3, Satani aragutinya. 4, abagambanyi baragutinya. Iyo utunze umutima w'imbabazi, uba mu bantu batungurana. 5, umubiri wawe ugubwa neza. Umuntu utunga umutima w'imbabazi ahesha umutima w'amahoro n'ubwonko bwe, n'imitekerereze ye igakora neza. Aya ni amakuru Uwiteka nkuzanira. Bimwe mu bintu byatumye ucanganyukirwa ukaba umeze nk'igicamuke, ni ukubera ibintu byinshi washyize mu buzima bwawe wanze gusohora. Igihe cyose uzashobora gutunga umutima w'imbabazi, uzaba uhesheje umubiri wawe amahoro, ubwonko bwawe uzaba amahoro, umutima wawe w'amahoro. N'uw'amahoro, umutima wawe n'ubwonko w'amahoro, uzabasha gutekereza neza. Ariko rero ubwonko bwawe buryo burushye kubera ibikomere ufite. Kandi uwo wanga ugize ibyaga akaba we yarakubabariye, ntibizabuza Imana kumutabara no kumuzamura. Kwa mwaragiranye bifu mugashwana, Imana akihana, yamara kwihana, ntibizahagaritse Imana kumutabara. Reka rero mutabare waranze kumubabarira, urushaho gupfa uhagaze, urushaho kubabara, kuko irarema.
nibyo Dawidi yavuze ngo intunganyiriza ameza mu maso y'abanzi banjye. Buriya bari abanzi bari bashize bashwanyaguritse. Iyo ushaka kuruhuka umutima ubabarira umwanzi wawe ukamushyira mu maboko y'Imana, Imana ubwayo ikamukanira umukwiye. Imana igikanira umuntu umukwiriye. None se iri jambo ryavuze ngo unyereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abanyanga bakirebe bamware, kuko wowe Uwiteka untabaye ukamara umubabaro. Haleluya. Uyu ni Dawidi. Yarabirebye abona gukomeza guhangana n'abanzi no kubanga atazabivamo. Arababara avuga ngo abantu benshi 6 nukubaho ufite aderese, gutunga umutima ufite aderese, kuba ufite aderese. Umuntu wese ufite aderese abaza habarizwa mu buryo bwo mu mwuka. Niyo mpamvu Abanyarwanda tuvuga ngo ndi umunyarwanda. Aderese y'umunyarwanda ni ndi umunyarwanda. Aderese y'umuntu uwamenye Imana nuko ufite ahantu barizwa, ufite ahantu usengera. Ubu dufite abantu batagira ahantu babarizwa, batanemera no kuvuga naho basengera. Uyu muntu udashaka kuvuga ahantu asengera, uzi icyo ari cyo? Ni inzererezi mu buryo bwo mu mwuka. 2 afite amanyanga menshi. 3 yaraguye ntawe uhari. Ibintu biranga umuntu waguye yarafite impano z'Imana nuko atangira guhisha hasengere. Impamvu ahisha, hari ubwo baramutenze, hari ubwo baramuhagaritse, hari ubwo batamuha no gushima bitewe n'imbuto mbi afite. Ahaho ni magenda bizi ko harimo n'abarantuka. Uzahura n'umuntu akubwiye iravuze umubaze ngo asengera he ngo cyangwa nuko usenga. Oya, cyangwa nuko usenga. Maze tumushumba n'umushumba ninde ngo nta ubarizwa he ngo ngewe. Oya, abo ngabo navuze urutwa n'umuntu utaramenya Imana, utaranabakizwa ajye mu mazi menshi, akarasemo gusengera umutima. Kini 3 ni kintu gikomeye. Bimwe mu bintu byangije umurimo w'Imana, byangije ivugabutumwa mu isi, ni inzererezi zo mu buryo bwo mu mwuka. Inzererezi zangije umurimo w'Imana. Kandi ntabwo wapfa no kubatandukanya biragoye, no kubamenya biragoye, kuko kereka nyine nihabaho gahunda yo kumenya ngo uyu muntu ninde. Umuntu mbere yuko akubwira 2025 ushuti wo nkurikiye umuntu mbere yuko akubwira ngo iravuze cyangwa se intumye mumaze gubarizwa he. Nta muntu w'umusirikare adafite aho yakinjiriye, ntibishoboka. Jubaze umuntu ukubwiye ngo iravuze ngo wakinjiriye he igisirikare cya Kristo, wakinjiriye he? Dufite abantu turambiwe, abantu batubwira ngo iravuze badafite hano babarizwa. Wacitse mu rusengero, baragutenze, wateye inda, wavanyemo inda, wasenye urugo, warapfapfanye, uranywa inzoga ngo iravuze yahi. Subira ku isoko, usubiraho ubarizwa, bakubohore, ugendane na Yesu. Yesu agukoreshe ibitangaza, ufite aho ubarizwa. Jukubwira mbarizwa ku itorero rya Sheri ADPR, yobora icyumba cy'amasengesho cyaho cyo kuwa 3. Uhaje wahasanga ndumudiakonaho.
ndanakuraritse ni muri hano mu mujyi wa Kigali cyangwa hano mu ntara kwa gatatu uzaze dufite abakozi b'Imana twe n'umukozi w'Imana Vedaste tuzagira ibihe byiza nguhaye ikaze zagushikiriza abashumba n'ubutaranakizwa ukeneye gukizwa uzaze zagushikiriza abashumba bazakubatiza. Bimwe mu bintu byangije bitumye ubusambo bugwira mu nzu y'Imana, bitumye ubwesikoro bugwira mu nzu y'Imana, bitumye abantu banga ibintu by'Imana, n'abantu bahuye n'inzerere zo mu buryo bwo mu mwuka, n'abantu bahuye n'abantu baguye. Reka mabwire ibintu bitatu mwuka Imana y'Imana kwe kumenya. Iyo umuntu yaguye ari umuhanuzi ntabwo impano zimuvamo, zimugumamo agakomeza gahanura. Aba nibizagutangaje azaguhanurira undi mwanya mugahurira mu kabari yaguye ari umuhanuzi ukeneye kubanza kumenya imbuto z'uyu muntu. 2025 nukwiye gutakariza umwanya wawe ku muntu waguye kuko nta kintu azakubwira. Ibyo azakubwira si ubisohoza. Abantu benshi babitse ubuhanuzi bw'amahuri, babitse ubuhanuzi bwapfuye. Urahanurwa n'umuntu waguye ngo bizasozwa nande? Atanga amakuru ariko uyasohoza ninde? Ni Kristo. Kugira ngo amakuru y'uwaguhanura asohore biterwa n'uwaguhanura uburyo afitanye ubushuti n'Imana n'uburyo nawe ufitanye ubushuti n'Imana. Uhanuriwe n'umujura ngo uzasubizwa, uhanuriwe umusambanyi ngo uzasubizwa. Tushobora kuba uri kuvuga Imana nabi, uri kuvuga itorero ryawe nabi, uri kuvuga igihugu nabi ngo Imana igukoresha ntibishoboka. Uri kuvuga aho usengera nabi baraguhanye ntiwemera ngo urashaka ngo ugiye kuvuga Imana, ngo ugiye kuvuga Imana ku giti cyawe. Banzo genda aho usengera bakubohore. Uwiteka yakunumyeho, yakunumyeho. Banzo ugende usange abadiyakoni, usanga aho usengera ubabwire ngo ndashaka mu mbabarire bakubohore. Abakristo bazamura ibiganza ukorera Imana, Imana igutume. Imana irashaka kukwereka ikimenyetso cy'ibyiza, iracyagufitiye imbabazi, iracyagufitiye umugambi wo guhindura amateka yawe. Nimba udakeneye ko uzapfana ibikomere, egera Imana, Imana izabana nawe. Iki cya gatandatu kirakomeye cyane. Kubera ko hano imbere haraje umukubuzo. Umukubuzo uje ntabwo uzagusiga. Naho watekenika gute umukubuzo uje ntabwo uzagusiga. Urasabwa kuba ufite aderese yahubarizwa mu buryo mu buzima busanzwe ufite ahubarizwa. Naho ubundi umukubuzo w'Imana uraje uciyeho nta hantu utazagera. No mu muhanda nunava ngo ugiye kuvugira Imana muhanda, naho umukubuzo uzahagusanga. Nunava ngo ugiye muhanda kubesha muhanda. Imana ikeneye abantu bavuga Imana by'ukuri, abantu babesha Imana, abantu bavuze Imana nabi. Uwiteka ararakaye. Kwiteka akeneye abantu bayivuga, bamuvuga neza. Imana ikeneye abantu bayivuga neza by'ukuri, ikabahindura ubuzima, ikazana abantu ubugingo. Ikeneye abantu bayibeshera, ikeneye abantu bya gucuruza we kubeshera Imana ngo yavuze itavuze. Ubutumwa n'ubwawe burakomeye, ariko nimba ukeneye ko Imana ikwereka ikimenyetso cy'ibyiza 2025 yanumye ngo ngira ahantu barizwa. Ubutumwa burareba ababwiriza, burareba abahanuzi, burareba umuntu wese uba ngo yavuze, umuntu wese uririmba ukorera Imana gira ahantu barizwa.
kuki utagira ahantu ubarizwa? Ukeneye umuntu, erega ugomba kwemera ko hari ibirenge ugomba kwigiraho. Umuntu utemera kwiga ntamenya, umuntu utemera kuyoborwa ntarama, abigikenya. Ugomba kwemera ko hari andi mavuta ari hejuru yawe, kugira ngo amavuta ari hejuru yawe akubere maso hazaza hawe. Urasabwa kuyemera ukajyayo. Naho numva ko ngo ayo ufite ngarahagije, ntayo. Atubaha abaho se, ntayo. Ubu dufite abantu bavangiwe, baravangirwa, ukava mu gihe wavuye mu nzu y'Imana, ukava mu ngoro y'Imana, ukava muri kiliziya, ukava muri torero, ukahava ukabaho wigenga, utemera, utakijya mu nzu y'Imana ngo uhure n'abatambyi, uhure n'abashumba, uhure n'abungeri, uhure n'abakuyobora. Waraguye mu buryo bw'umwuka. Urasabwa gusubira ku gicaniro kugira ngo Uwiteka yengeze amatabaza yawe. Ubutumwa n'ubwawe. Nubishobora 2025 uzabona ikimenyetso cy'ibyiza. Ikimenyetso uzabona cyambere n'iki: Imana izarinda ubuzima bwawe. Icya kabiri, Imana izagukomereza mu maso y'abakwanga ndetse n'abaguhiga. Icya gatatu, Imana izakwinda kukenyuka. Icya kane, Imana izagukoresha iby'ubutwari. Icya gatanu, uzaba umumaro muri iki gihugu ndetse no hanze yacyo niwumvira Imana. Icya gatandatu, ubwenge Imana yaguhaye buzagira akamaro abantu benshi. Imana igumugisha. Tugeze mu cya karindwi, hanyuma gasoza. Ubu ni ubutumwa nari mbazaniye. Icya karindwi, umwuka w'Imana yambwiye ngo mbwira abantu bose ikintu kidacuye, igikoresho gifitiye umumaro nyiracyo kidacuye. Ibintu byinshi, imyenda iracuye, amakositimu aracuye, n'amafaranga aracuye, arasaza, bagakora yandi, n'abantu barasaza. N'abantu barasaza, n'ibyuma bizaho imigesi, n'ama etaje nayo arasaza. Umwami Yesu yanumye ngo mwari muzi ko Imana yaremye umuyoboro umwe ducishaho network witwa amasengesho, gusenga. Umuyoboro utugezaho amakuru numwe ku isi witwa gusenga. Uhoraho nyir'ibiremwa yambwiye ngo niba ukeneye kuba udasanzwe, uyu muyoboro wuha agaciro mu buzima bwawe. Ushobora kuba mu rusengero utazi gusenga, ushobora kuba muri gihe utazi gusenga, uri umuntu w'amasengesho. Umuyoboro utazacuya, udasaza, utavaho witwa gusenga. Ibitangaza, indwara, amahoro, umunezero, ibyishimo, ibyo bintu byose bikubiye mu gusenga. Gusenga niho honyine umwuka wera amanukira. Mu bandi, mu yindi mvugo, niho Roho Mutagatifu imanukira. Gusenga nibyo bizana amahoro mu muntu. Gusenga nibyo byonyine byemeza umuntu yari umwicanyi akavuga ngo mbabarira. Gusenga nibyo byonyine bishobora gukura umuntu mu rumogi yarabaye akahebye. Gusenga nibyo byonyine
byirukana abazimu bakava mu muntu. Gusenga nibyo byonyine bituma umwuka wera aza akabana n'umuntu. Gusenga nibyo byonyine bituma Imana ihaguruka. Umuntu usenga ahagurutse Imana mu cyicaro kuvuga ngo ninde mu isi uri gusenga. Gusenga, haleluya, haleluya, haleluya. Gusenga muri ibyo navuze ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba, azajya afashwa no gusenga. Gusenga uba ukomeye isenga, uba woroheje senga, uba umudogiteri senga, uba umwana w'umushumba senga. Amasengesho ntabora, amasengesho ntasaza, amasengesho ntibayaroga, amasengesho ntakumirwa, amasengesho ni umuti w'ibibazo. Niba ukeneye ibintu birindwi byanezeza Imana icyanyuma, umwuka wera yambwiye umuntu wa save, umuntu mu mutima wateretsemo ikintu cyitwa gusenga. Yabwiye ngo mbwira abari gusenga basinziriye, abari gusenga bakuriye amashuka, abari gusenga, abari gusengesha, abataye mu masengesho, abatakiriza ubusa, ababivuyemo, abari gusenga, abantu baretse gusenga bari gusengesha. Abandi bari baravangayo basenze arahagije. Ntabwo amasengesho ajya gwira, ahora yitwa amasengesho. Gusenga ntibihagarara. Gusenga nibyo bitunze isi, gusenga nibyo bitunze umuntu. Umuntu yadasenga Satani aramwokama, atura muri wowe. Gusenga bitunze isi, gusenga bitunze abantu, gusenga bituma abantu barya, gusenga bituma abantu bambara, gusenga bituma abantu barama, gusenga bituma Imana ikuraho ibiza, gusenga bihagurutsa Imana mu cyicaro cyayo, gusenga bihagurutsa umwuka wera, gusenga bituma Kristo aza mu buzima, gusenga bituma itorero rigira ibihe byiza. Umuntu usenga ahora ari mu bihe byiza, ariko umuntu udasenga arasengera. Yemwe bantu munkurikiye, gusenga mu bitandukanye n'imihango y'idini. Gusenga gusenga ntibabivuga barabikora. Gusenga si ukugwiza abantu mu itorero, gusenga ni ugutuza abantu mu bihe byo gusenga. Lela elefo ni ugutuza abantu mu bihe byo gusenga, abantu bagasenga. Iyo abantu basenga bahora bari maso, Imana ihora yaragize babora bacanye ku maso mu buryo bwo mu mwuka. Iyo abantu basenga nta kibinjirana, iyo abantu basenga nta kibatungura, iyo abantu basenga ntibayoba. Elelai the call. Iyo abantu basenga ikuzimu ntibabataka, iyo abantu basenga barindwa nijoro, iyo abantu basenga bafite amakuru y'ijoro, iyo abantu basenga hari ibyo basenya, hari ibyo bavanaho, hari imyanzuro banga. Abantu basenga ntabwo Satani azigera ashobora isi mu gihe mu isi hakiri ikintu cyitwa amasengesho. Amasengesho nicyo kintu cyonyine. Amasengesho ni vitamini y'umunezero. Amasengesho iki cya karindwi kirakomeye, yemwe torero. Dore ikintu gikomeye Satani ari kwiba mu itorero ni ugusenga. Masengesho ntibayavuga barayakora. 2025 abantu bakwiye gusenga. Masengesho, gusenga bituma ingumba zibyara. Gusenga bituma abantu bakira ibikomere. Gusenga bituma abantu bagira imbabazi. Gusenga ni fondasiyo ya byose. Gusenga bituma abantu bakora. Gusenga bizana ubwenge. Gusenga bizana amahoro. Gusenga bizana ibyishimo. Gusenga byica imigambi ya Satani iri ku buzima bw'umuntu atabizi. Gusenga bizana ihishurirwa. Gusenga bigutera inkungu karama. Gusenga leli takosika erefo. Gusenga bizura n'ibyapfuye. Ubukwe bwapfuye burazuka. Umuntu yapfuye abaho. Hari abantu Bibiliya igenda igaragaza bagiye bazukwa n'amasengesho. Gusenga nta kintu kinanirwa n'amasengesho.
niyo ntwaro yonyine itarigeze itsindwa. Gusenga nubona abantu basenga, nubona igihugu gisenga, nubona itorero risenga, nubona ahantu hari abanyamasengesho, aho hantu uzahatinye. Buriya abanyarwanda bagira ikivugo, ikivugo gikomeye Dieudonné, kivuga ngo Imana yirirwa ahandi igataha i Rwanda. Ako konyine gashaka gutuma Imana ikiza igihugu cy'u Rwanda. Haleluya! Buri Imana ikunda icyubahiro. Kuba abantu bavuze ngo guha Imana gacha bati nubwo Imana ikunda n'ahandi hose, ariko twebwe Imana yirirwa ahandi igataha i Rwanda. Ako konyine kugira ngo umwanzi Satani azamenyere ku iyo titiri. Ako kantu nakuze numva bakavuga. Shuti yanjye nta muntu wapfa kavuge kuko nta kantu ni cicare abanyarwanda bahaye Imana bimura Satani batayigishije inama. Barayivuga ngo Imana yirirwa ahandi igataha i Rwanda, bivuze ngo yitashe i Rwanda. Imyijima n'imigambi ya Satani n'ubugome bwose bugomba guhunga kuko Imana yatashe hehe? I Rwanda. Gusenga, tuzasezera mu bihe byo gusenga tugiye mu ijuru, nibwo tuzasezera mu bihe byo gusenga. Ubwo nibwo nzasezera mu bihe byiza byo gusenga, niyambuye umubiri upfa, nambaye kudafiteka. Ubwo nibwo nzasezera mu bihe byiza byo gusenga. Igihe umuntu asezerera mu masengesho ni igihe yiyambuye umubiri. Igihe apfuye nibwo bamusezera bakamusengera ijya nyuma ari kwirimbi, bakavuga ati turagusezeye igendere. Ariko tukiri hano mu isi, ibiryo biruta ibindi ni amasengesho. Ibiryo bihagarariye ubuzima bw'umuntu ni amasengesho. Ikintu Satani ashaka kukwiba ugahora n'ingorane zikomeye cyane ni ugutakaza gusenga. Nubona byagucanze, senga. Gusenga ntibabivuga, barabikora. Senga kandi usengere mu kuri no mu mwuka. Bakundwa bene Data mwe nkurikiye kuri ijambo ry'ubutumwa nibazaniye meshaje zikomeye cyane. Ugomba gufata umwanya ugatega amatwi, mvuze nihuta ntago ntinze. Ukeneye ikimenyetso cy'Imana. 2025 ukeneye ikimenyetso cy'Imana kugira ngo ukibone. Nuko bino bintu birindwi ubigenderamo. Nubigenderamo urahura n'ikimenyetso cy'Imana. Umwaka tuzawusoza wandike uvuge ngo nabonye ikimenyetso cy'ibyiza. Vana Imana mu bigare, vana Imana mu uyigiri yawe. Kristo mugira wawe, Mwuka Wera abo wawe. Ibyo byo gusenga bibi byawe. Va mu magambo, va mu matiku, va mu kunegurana. Ibyo bibuha umwanya. Fata umwanya wo gusenga. Kora usenge. Gusenga Imana izashikira ibyo ukora. Izahira imirimo y'amaboko yawe. Kandi Imana izakwenda gukenyuka. Uzasaza imvi zizana ziburuyenzi ikiguhetse. Izaguha kurama kuko izabona kuri w'agaciro, uri umunyamumaro, ufite urukundo, ufite imbabazi, ufitiye abantu umumaro, isi ifitiye umumaro, ufite icyumari Imana. Izaguhagaraho, izagukiza abana, izagukiza abagome, izagukomereza mu maso batakwemera, izaguha agaciro, abantu bazagukenera. Izakwereka ikimenyetso, umuryango wawe uzaterana ku bwawe ukuvuge. Imana igeka ikimenyetso. Imana yaremeye Dawidi ikimenyetso bituma igihugu giterana ku bwe. Umuryango uraterana n'igihugu kiramwema kitamuzi, kitari kimuzi, kiberaga mu ntama hiki yo ngiyo. Ariko kubwo gusenga no kubaha Imana byateye gutuma abantu bamumenya. Ukeneye kumenyekana. Baragupfukiranye, baragutwikiriye, senga uzamenyekana.
gusenga byatumye Esiteri aramenyekana, igihugu kiramumenya, aba umugore w'umwami. Undi mugore amuha umwanya Dawidi, Esiteri arinjira. Umugore arasohoka, undi arinjira bitewe n'amasengesho. Gusenga byakuye Yosefu muri gereza, bimujyana ibwami, aramenyekana. Bari barashizeho itaka, baramujugunya, baramugurisha, barihanagura, bakora ikiriyo cy'ihene, babaga ihene bashyira isano gati ihanagura umwana yapfuye atapfuye. Gusenga baradushingura, umuntu usenga ikazuka, ukazukana bagushinguye. Nikota ndimo ndumva umuntu uhagurutse uvuga ngo ngiye gusenga ibintu bihinduke. Gusenga baragupfukirana, ariko n'Imana ntibyemera. Umuntu usenga baramupfukirana, Imana igatwikurura. Yosefu barapfukenye, baratwikira, baravuga ati inzozi ze zitazasohora. Gusenga, nta muntu usenga bapfukirana ngo bikunde, imurwanirira n'Imana idashinga ku rugamba. Gusenga, Danieli yarasenze, baramupfukirana, bashakisha n'itegeko rimugonga kubura gusenga, ariko imbaraga z'amasengesho zatumye Imana imurindira mu rwobo rw'intare, basanga ari muzima atapfuye. Izo ni imbaraga zo gusenga. Gusenga ntibabivuga, barabikora. Gusenga, umuntu uzaguteranya n'umuntu uko akugiza gusenga, Imana izamukurikirana paka namukomokaho. Gusenga, abagambaniye Danieli, abana babo n'abagore babo bose chini ya murinzi bose baciyeho, Danieli arasigara. Mwami yaravuze ati mubazane, urwobo bari bamushizemo, mubazane mubanagemo, turebe ko zibareka. Zibasamira hejuru, amagufa ziramenagura. Ibi biri mu byanditswe byera. Gusenga, Imana ikeneye abantu basenga by'ukuri, ntikeneye abantu basenga babeshya. Niduharanira gusenga by'ukuri, tuzaba abanyamumaro mu gihugu cyacu no mu isi hose. Amateka azahinduka. Ndagira ngo usengere. Wari waraguye, wari warasubiye inyuma, wari wararakaye, wari warabivuyemo, wari utuburira abantu, byaranze. Ndagira ngo ufata akanya uvuge ngo Mwami, mbabarira aho nagenze hose nabi. Fata umwanya ubwira Imana ngo Mwami, ndifuza ko ibintu birindwi byuzuza mu buzima bwanjye, kakubona 2025. Imana ukeneye kuyibona, nuyibona kandi tuzayibona. Imana tuyibona gukibona mu bikorwa, tuyibona mu byidukoreye, tuyibona muri n'ibitangaza, mu byituremeye. Ndagira ngo usengere. Nimba utarakizwa ukaba urimo hanze mu mahanga ushaka usengera, nimba nta rusengero ufite rugukurikirana, udukurikire ku muyoboro wacu wa YouTube Gusenga Rwa. Nimba kandi uri hano mu gihugu cyacu ukaba ukeneye gukizwa, egera itorero rikwegereye. Nimba nta riri hafi, udusange aho dusengera no kuri sheri, tugushikirije abashumba bakuyobore, natwe tugufashe umurimo w'Imana. Imana ikujye neza, uzabona ubugingo buhoro kandi uzaba udasanzwe. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana ubasha, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware, uri Imana ishobora byose. Uri Imana izi imitima yacu, uzi abagabo, uzi abasore, uzi abakobwa, uzi buri muntu wese. Buri muntu wese akeneye ikimenyetso, ariko ikimenyetso ni abantu bakeneye kumeza kuvanga ikimenyetso, bakeneye kumenya impamvu. Ni impamvu ituma umuntu atabona ikimenyetso wa mu idini. Umuntu wese mwe kumenya ibintu kandi abigenderemo kuko abiduhaye. Bamwe bari babizi. Ndasengeye umukobwa, ndasengeye umusore, ndasengeye umubyeyi, ndasengeye umugabo, umwuka wawe wera rela ene kontrefa nabe kuri buri muntu wese. Imbaraga z'Imana zimubeho. Mwami, babarira buri muntu wese, numara ko buri muntu wese umuha imbaraga. Ese umugabo wese, umukobwa, ugire neza abari kure n'abari hafi. Buri muntu wese umuhe kwirwanaho. Uyu mwaka wa 2025 utubere umwaka udasanzwe, utubere umwaka w'umugisha, utubere umwaka wo kwaguka, utubere umwaka udasanzwe, umwaka wo kwambuka. Umuntu afite icyo yambukanye,
rekita erefu, ndasenze ngo umuntu wese umushoboze, kuko iki ni igihe cyo kuba maso, ni igihe cyo gukora ibidasanzwe. Ndasenga umunsi dukurikiye ngo umushoboze muri byose mwami, ushoboze abakobwa, ushoboze abasore, ushoboze abagabo, ushoboze umuntu wese dukurikiye mwami. Urakoze mwami kubikoze, mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen. Imana ibamugisha. Mwari muri kumwe na Remano Waresi. Uwiteka abagire neza. Ijambo ry'Imana, icyo umwuka w'Imana duhaye nta kiduha tuzakibazanira, kandi nzi neza ko kizakugira akamaro. Wakoze kwa natwe, kandi ushaka gufata iyi linki ukayisharinga n'abandi bantu nka 5 cyangwa se ukanabarenza. Imana yakumugisha.